Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. 3:2 haranditse ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Amena. Kirazira yuko wegera Imana ugiye gusenga ntuvuge cyangwa ntiwatuza akanwa kawe imirimo Imana ikora tudahereye kuwe igukorera wowe ubwawe cyangwa se yuzi yakoreye abandi, ahubwo hera no ku murimo nyamukuru Imana yakoze ko yatanze Yesu. Icyo kiza muri ruwanje. Bongeye kubasuhuza inshuti b'ikiganiro ukuri kubatura. Turagarutse muri za nyigisho zacu ubwo tubasha gusesengura ibyanditswe byera, ubwo ndavuga Bibiliya, kugira ngo tubashe gukura mu ijambo ry'Imana. Kandi turamenyeranye kuko mutwika ko tubana. Inshuti bakunzi, ni Pascal Dushimimana, ndi inshuti yanyu. Tubasha kubana mu nyigisho zitandukanye, aho kuva kera twagiye tugaragaza byinshi cyane byagiye bicanga abantu mu myigire ya Bibiliya, mu myigire y'ijambo ry'Imana. Abigisha batandukanye, hari n'abagiye baza ari abigisha babi, abigisha bayobya, ariko turaje kugira ngo twongere dusubukure aho twari tugeze. Ndabakiriye kandi nkuko nanjye mwanyakiriye, ngira nti amahoro ya Yesu Kristo abe muri twese. Hanyuma rero reka tujye imbere y'Imana kugira ngo tubashe kuyobora iby'Imana yadushyize ku mutima kuri uno munsi. Data wa twese, byiringiro byacu, Imana ikomeye, Imana y'urukundo, yaguhora ku ngoma. Ni ukuri tukunezerewe yuko waduhamagaye kugira ngo tugukorere, kandi tugushimiye yuko ujya wigaragaza mu bihe bitandukanye. Tugushimiye yuko turinze amayira, uba mu ruhande rwacu kandi uturindira ubugingo, kuko ari cyo gikwiriye kurindwa kurushaho. Tugushimira ko washyize byinshi by'ubukungu buhanitse, witeka ukabiyoboresha ubwenge bwacu kugira ngo tubashe kubyigisha. Uyu ni umwanya wo kwiga kandi gusobanukirwa kugira ngo ubwoko bwawe bubashe kuba bukuze. Ijambo ryawe ribe muri twese rigwiriye, rifite ubwenge bwose, kandi ngo duhugurane muri Zaburi no mu bihimbano by'umwuka, niko ijambo ryawe ridusaba. Ndagushimiye yuko utangirana natwe kandi ugaha umugisha buri wese ukunda inyigisho nk'izi, ndetse n'abagira uruhare kugira ngo zibashe kugera kuri benshi. Urakoze kuko uri Imana itwitaho, byambaje nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Akoze cyane inshuti bakunzi b'ikiganiro. Ikiganiro kigira umutwe witwa ukuri kubatura, kandi tumaze igihe twiga ijambo ryitwa gusenga. Kubera iki gusenga ari ngombwa? Nuko abantu bakwiriye kumenya uburyo bakwiriye gutwaramo isengesho n'uburyo bakwiriye kwegera Imana. Gusenga koko tubyemere ko ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni igikorwa gikorwa na buri wese, ariko abenshi ntabwo ibyo basenga byose ari Imana. Harimo abasenga Imana nyamana, hakaba n'abasenga ibigirwamana. Hari abasenga ibindi bibasha kuba bizwi ku isi, hakaba n'ibitagaragarira amaso y'abantu. Ariko iyo turi aha ngaha tuba turi mu murongo wo guha abakristo. Ubwo mvuze abakristo ni abahamagawe n'Imana, abo Kristo yaviriye amaraso kandi bakaba barayemeye, bakaba barizeye Mwami Kristo nk'umwami n'umukiza ubayobora mu bugingo bwabo. Nibo mvuga ngo tubashe kwiga ubundi gusenga bikwiriye gukorwa gute, dukwiriye kugenda gute. Kuki ari twebwe hakunda kugaragaramo impaka nyinshi mu buryo bwo gusenga? Bamwe bati bariya nibo ntabwo basenga neza, abandi bati twebwe nitwe tubigenza neza, abandi bati kuki bariya basenga bahumirije, cyangwa se kuki basenga bakunda kwiriza ubusa kenshi. Ariko igisubizo nagitanze ku ikubitiro, ndababwira nti gusenga dukwiriye kubifata ko gusenga ari ubuzima. Ni ubuzima bwa mukristo uwo ari we wese, ni ubuzima, niyo mibereho. Gusenga ni urugendo kandi tugomba kubamo iteka ryose mu gihe turi muri ino si, kandi dutegetswe gusenga nk'abakristo. Noneho rero twize ukwiriye gusengwa ninde, cyangwa se kubera iki bikwiriye kubaho. Tubabwira yuko ukwiriye gusengwa ni Imana imwe rukumbi, iyi Imana yaremye ijuru n'isi. Ubwo ukwiriye gusengwa ni Kristo. Dukwiriye gusenga Mwuka Wera kubera yuko Imana yagerageje kubicisha mu nzira eshatu kugira ngo tubashe kuyimenya kurushaho. Ni ukuvuga ngo izo nzira eshatu ni uko haje icyo twita ubutatu, nicyo twita Trinite, ubutatu bwera cyangwa se ubutatu butagatifu. Bivuze iki rero? Bivuze yuko umuntu yakwiriye kuvuga ngo Imana yigaragaje mu buryo butatu kugira ngo abantu
barusheho kuyimenya. Ntabwo ari uko ari Imana eshatu, ahubwo ni uko ako gatatu gafite icyo gasobanuye, gafite icyo kavuze mu buryo bw'umwuka. Gatatu bivuga umwuzuro ku Mana. Nko twakavuze tuti gatatu bishatse kuvuga ngo birahagije. Gatatu kari gahagije kugira ngo Imana yimanifeste cyangwa se yigaragaze ku muntu. Noneho rero ngaruke ku gace twari turiho ubushize, ari nako k'ingenzi kuno munsi ko guheraho. Iki kiganiro gifite umutwe uvuga uti ukuri ku batura. Tugendera ku magambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 8. Ufite Bibiliya ahita arambura akareba ibice 8 ku murongo wa 31 na 32. Amagambo meza tuhasanga, kuko Yesu na magambo yabwiye abayuda. Abifashisha Bibiliya bashobora guhita bayabona. Ni ibice 8 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 8 ku murongo wa 31 ndetse na 32. Handitse ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Subiremo, nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. 32 haranditse ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Amena. Impamvu Yesu yabwiye abayuda gutya, ari nayo mpamvu itangiriro n'umurongo wa 31 avuga ngo abwira abayuda bamwemeye, nuko hari n'abayuda batamwemeye. Ndetse twakora ubushakashatsi n'ubucukumbuzi bwa Bibiliya, icyo biri tugaragarizamo, tubona yuko abamwemeye ari bo bakeya. Ariko abo ngabo yabwiye amagambo akomeye. Iri jambo rivuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa beza kandi nyakuri. Abigishwa beza no kuvuga abigishwa banjye nyakuri, kandi namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzagira gute, kuzababatura. Bivuze iki? Muzabaturwa no kumenya ijambo ry'Imana rikaba rigwiriye muri mwebwe. Yohana we nako Pawulo yandikira Abakolosayi mu bice 3 ku murongo wa 16 ababwira amagambo akomeye. Arabwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose, ngo muhugurane muri zaburi no mu bihimbano by'umwuka. Ariko ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye. Nta kindi kizatuma abantu babasha gukomera. Abakristo bakeneye gukura, bakeneye ijambo rigwiriye mu mitima yabo, kuko niryo tubasha kuneshesha, niryo rituma tubasha kugira gute, tubasha gutsinda umubi. Tuzanesha kuko twigwijeho ijambo. Ijambo niriba risendereye muri twese, niriba risendereye muri twebwe, iby'amakimbirane, iby'ibyaha biragabanuka. Iyo ijambo rigwiriye, abantu ibyaha birabahunga. Ni ikintu rero twakwiriye gufataho oseriye, tukabifataho agaciro, tukamenya ko ari ikintu gikomeye. Ibanga nta handi ryo kunesha ibyaha nuko ijambo riba rigwiriye muri twebwe, kandi tukabasha guhugurana nk'uko Pawulo yatuhaye izo mpuguro. Imana ishimwe cyane. Hari ingero nyinshi twakwifashisha mu byanditswe byera bituma tudashobora gutandukira ku murongo, kandi bitubyigisha ku mpamvu y'uko benshi bafite ababayobya, bayobowe n'umwuka wa Antikristo. Hari abavuga ngo isezerano rya kera ryakuweho, hari abavuga ngo isezerano rya kera ntiribitureba twebwe abakino gihe, ariko ni ukubeshya. Ahubwo bakashaka kuwumvikanisha yuko ngo iri sezerano turimo, iryo sezerano rishya ngo ariryo ritureba, kuko niryo ngo ryatangijwe na Kristo. Kandi nyamara tukababwira yuko umuteguro ugaragara mu isezerano rya kera. Henshi cyane rero tuzajya tubona ingero twifashisha isezerano rya kera. Ikindi kandi Bibiliya itubwira yuko ibyahumetswe byose byahumetswe n'Imana. Ibyo byose bigira umumaro wo kumukorera bya bindi byose, harimo kumwigisha, kumuhugura, kumukomeza ndetse n'ibindi. Ariko benshi iyo bagendeye muri ibyo usanga batana. Yasoma isezerano rya kera agasanga harimo ibyo atumva, akavuga ngo n'ubundi ntibiturira ngo byarebaga Abisirayeli. Oya, kugira ngo byumve nuko uhera mu isezerano rya kera niho uzumva isezerano rishya, kuko wabura uko beshya. Ngarukira ahangaha, tugaruke rero mu gace turimo, turi kwiga ibyerekeranye no gusenga. Ariko nongera kugaruka mbabwira nti twarize turavuga ngo iyo umuntu asenga yagombye gusenga ate? Isengesho rigira ibice bingahe kugira ngo utondeke ibintu byawe neza? Isengesho twarababwiye ngo mu gice, ubwo mvuze igice mushatse kuvuga ngo abagiye bigira umubatizo cyangwa se biga mu byo twita ngo kwigira igice, bagiye bakunda kubigisha bakabaha ibice 3, kandi nta nubwo bibeshye. Nuko iyo nkuzaniye hano nkakuzanira ibice 5, bashatse kukwereka yuko 5 biva muri bya bindi 3.
utazagira ngo hari ngo barakubeshye mu idini cyangwa se aho uteranira cyangwa se aho wigiye umubatizo. Oya, ngewe nuko nza nk'umwigisha nkagambira kugira ngo ngusesengurire icyo bivuze, hanyuma n'icyo bibyara kindi. Gusenga mu by'ukuri, gusenga cyangwa se isengesho rigaragaramo ibice bitanu cyangwa se rigizwe n'ibice bitanu, ariko ibyo bice bitanu nibyo biza bikagaragara nanone muri bya bice bitatu bagiye bakwigisha. Ni ukuvuga ngo narakubwiye ngo hari mu gice cyitwa louange, aricyo bita kuramya no guhimbaza. Niyo uzamuye isengesho ryawe wagombye kujya ubanza ukahazana mwako kantu, akaba ariko kaba kibanze, kuko kuramya no guhimbaza biri mu gisobanuro cyitwa kugusha neza cyangwa se gusingiza cyangwa gukuza. Ni ukuvuga ngo ni ukugusha neza uwo ugiye kubwira. Nabahaye urugero ndababwira nti guverineri uyobora intara, iyo umuturage agiye kumuha icyifuzo cyananiranye wenda mu mudugudu, arabanza akazana introduction cyangwa se ijambo rimugusha neza kugira ngo abone uko amusubiza. Ndetse n'uyu ubwira meya uyobora akarere cyangwa niyo ubwira gitifu w'umurenge, noneho iyo bigeze kuri perezida wa repubulika ujya ukabibona uzamura icyifuzo cye cyangwa ikibazo cye abanza kumugusha neza, akazana amagambo y'ishimwe y'ibyo yakoze. Ati rero nyakubahwa, wagize gutya turagushimira, ariko mfite n'ibindi nkubwira. N'imbere y'Imana niko tukwiriye kuyizaho tukabasha kuyibwira twabanje kugira gute, kuzana icyo bita kuramya no kuyihimbaza. Ushobora kubikora mu gihe gito cyangwa mu gihe kirambye bitewe n'uko ufite ibihe byo gusenga. Ntabwo tushobora kuza imbere y'Imana ngo duhite tuvuga ngo Mana ndashaka yuko wangirira gutya, ngo Mana wangiriye gutya. Oya, hari amagambo ayo twita louange yo kuramya no guhimbaza aza mu gice cya mbere cyangwa se mu gace kabanza mu gihe uri kugira gute uzamura isengesho ryawe. Ubwo ndaguhuguye. Si icyo cyonyine tubona, nta nubwo aricyo twabonye cyonyine, ahubwo twabonye n'ibindi bice. Turavuga ngo kuki bamwe bakunda kuhasimbuka. Muri ako gace ko kuramya no guhimbaza hazamo agace gasa naho gafatanye cyangwa se komatanye nako. Agace ka kabiri kaza kitwa ngo kuvuga imirimo y'Imana, kuvuga imbaraga zayo. Ariko ako gace wihita uvuga imirimo y'Imana ngo uhite wirebaho gusa, ahubwo kazamo agace kaza kuvuga icyo Imana yakoze mu gutanga Yesu, kuko Imana yururutse ikaza gucungura umuntu. Ni ukuvuga ngo tuvugamo umurimo nyamukuru wakozwe kuko Imana yiyurukiye kugira ngo ize gucungura umuntu. Iyo Imana imenya irebye igasanga mu misengere yawe icyo kintu wagihaye agaciro, Imana imenya yuko ibyo ugiye kuyisaba wamaze gusobanukirwa iyo ari yo, ko wamaze kuyivangura n'ibigirwamana, kuko ibigirwamana ntibyari kuducungura. Ndetse n'amatungo yahababariye agatanga amaraso yayo, araguruka, ari ibiguruka, ari n'amatungo yo mu rugo, ntabwo yari kuducungura. Ahubwo icyari gikwiriye ni Kristo waje adukuraho twari dukwiriye kugira gute kuva. Bivuze iki rero? Hari ibitambo byahababariye mu isezerano rya kera, hari ubuzima bwa gitambyi bwari bwarubatse, ariko bigaragara bite? Biriya byose bikaba byari igicucu kibikwiriye kuzasohozwa na nyiri ibitambo cyangwa se na nyiri ubutambyi. Bivuze iki? Nuko Kristo yaje ari igitambo kandi aza ari umutambyi. Ni ukuvuga ngo ibyari mu isezerano rya kera byose byimukiye muri Kristo, byimukiye muri Kristo. Gute rero? Ubwoko bwa Isirayeli bwavuye bwakuwe muri Egiputa buyobowe cyangwa se burongowe na Mose, kandi Mose yari ari mu gicucu cya Kristo cyangwa se yari ari mu mwanya, ni umuliberateur cyangwa se n'umucunguzi wa bugufi wari uri hagaze hariya ahantu imbere y'ubwoko bwa Isirayeli. Ariko noneho Mose kandi ageze ku musozi wa Sinayi cyangwa se mu butayu bwa Horebu hariya muri Sinayi, ahabwa andi mabwiriza. Ushobora kubisoma mu gitabo cyo Kuva 25 ugasoma amabwiriza Mose yahawe. Niho baherewe igikomeye yuko bakwiriye kwiyubakira iki? Ubuturo bwera, cyangwa se icyo Bibiliya yagaragaje ivuga ngo ihema ry'ibonaniro.
niyo wakumva icyo kinyarwanda uko cyubakiza, ihema ry'iki, ry'ibonaniro. Mose yarabisobanukiwe amenya ko ngo naho Uwiteka yaragambiriye kugira ngo azajye yuruka hanyuma abonanire n'iki, abonanire n'abantu. Naho Uwiteka yaragambiriye, yarakoze umugambi mushya, plan yo kubana n'abantu. Niho dukuramo ijambo ryitwa Emmanuel. Bivuze iki rero? Bishatse kutwigisha ko umugambi wa Kristo, Imana mu bantu, bitangirira mu isezerano rya kera ku musozi wa Sinayi. Imana mu bantu. Noneho kirazira yuko wegera Imana ugiye gusenga ntuvuge cyangwa ntiwatuza akanwa kawe imirimo Imana ikora, tudahereye kuwe igukorera wowe ubwawe cyangwa se yuzi yakoreye abandi, ahubwo hera no ku murimo nyamukuru Imana yakoze, ko yatanze Yesu. Icyo kiza muri ruwanje, kiza mu gusingiza no guhimbaza, ariko kakaza komatanye, kakaza ari aka kabiri. Imana ishimwe cyane. Igice cya kabiri ni igice kitubwira kwihana. Ibigendanye no guhimbaza cyangwa se kuramya no guhimbaza, nanze kubabwira verse zo gusoma kuko ubushize narabibabwiye. Ndababwira nti usome Zaburi 150, ariko siyo yonyine. Niyo wasoma Zaburi 136 ukayirangiza, wasanga ibyo bintu ari ngombwa. Ni ukuvuga ngo ni amagambo atwereka kuramya no guhimbaza, gushima Imana. Ni ukuvuga ngo harimo ishimwe, amashimwe yawe, ariko duhereye ku mirimo yakoze. Imana ishimwe cyane. Agace ka kabiri, izi ni inyigisho utabyita ko wenda hari uwabyumva akagira ngo ni ukubwiriza bisanzwe cyangwa se ngo ni uguhanura ibintu. Oya, nubwo byose biri muri ibyo byose, ariko ni ikiza cyitwa, igice cyitwa kwigisha. Ni inyigisho, ni ministeri yo kwigisha. Noneho agace ka kabiri ni agace twita confession. Confession bivuze iki? Ni agace kaza katubwira igikwiriye gukorwa mbere y'uko uraza kuzamura bya byifuzo byawe. Igikwiriye gukorwa ni iki rero? Igikwiriye gukorwa ni ukwihana, ni ukwatura, ni ukumerekera imbere y'Uwiteka Imana. Mu rurimi rw'amahanga bakita metanoia. Metanoia bivuze iki? Bivuge kwatura, bivuze yuko utakwiriye kwegera Imana utabanje kugira gute, utabanje kwiyeza, ubanze kwitunganya, kuko Imana ni yera. Imana iratunganye. None kuba Imana itunganye ikaba ari yera, bisaba ko nkuko yabitegeza avuga ngo Imana ndi yera kandi mbana n'abera, mbana n'ababoneye. Na Yesu yarabivuze. Yesu yarabivuze, abyigisha, arabitomorera abigishwa be, abwira yuko Imana ikiranuka kandi nawe avuga yuko ngo ari uwera, ko akwiriye kubana n'abera baboneye. Kwihana rero kwatanze ingero. Ibindi kuvuga bisa naho ari gusubiramo kugira ngo bise n'ibitambutse ku murongo mwiza, harimo tuze kugera ku gace gakurikiraho. Twatanze umurongo tubabwira uko Dawidi yabigenje muri Zaburi 32. Wenda duse n'abahasoma nonaha kwihana muri Zaburi 32, uko Dawidi yaduhereye urugero. Ariko benshi bagira n'uburyo bajya babyigishaho, bakagira n'ukuntu babitambutse. Dawidi yabivuzeho Zaburi 32 ku murongo wa mbere. Niwe yavuze ngo hahirwa, ni kuri be ntangiriye. Yavuze ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu arahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Ariko uyu Dawidi mu buryo bwiwe yari ari mu kugaragaza kwihana, harimo benshi batajya bamenya ibanga ririmo hariya, kuko iyo tugiye muri Zaburi iyo hirya gatoya 51 tubona nanone yihana. Tukamubona yihana ubwo umuhanuzi Natani yamugendereraga amumenyesha icyaha cyiwe, kuko yari yagambaniye umugabo bigatuma atwara umugore we. Uzi kugambanira umugabo? Ubwo ndavuga Uriya, agatwara muka Uriya. Dukuvuga uzi kugambanira umugabo warangiza ugatwara n'umugore we. Yaramugambaniye aranicwa, hanyuma arangije gute atwara umugore we. Kandi uwo mugore yatwaye, tubyumvikana tubimenye, menye ko ari nawe waje kubyara Salomo. Icyo kintu rero mu maso ya Dawidi kiramubabaza, aza kwihana icyaha gikomeye. Ariko muri Zaburi ya 51 yavuze ku murongo wa 5 ngo kuko inzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka, ni wowe
ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho, n'Uwiteka ari kubwira, nakoze cyangwa n'amaso yawe, byerekeye bityo kugira ngo byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka, navuga kandi uboneke ko uboneye, nuca urubanza. Dawidi aravuga ngo dore naremanywe kugira gute? Gukiranirwa. Niho henshi bajya baza muri iyi komanteri ku murongo wa 7 ngo dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha harimo mama yambyariye. Bamwe bagashaka no kubishyiraho utundi tuntu bagerekaho, ngo kuko yavuze kuriya, ngo buriya ngo bishatse gusobanura ko ngo Dawidi ngo dukurikije amateka ye ngo wakuwe mu ishyamba, ngo bishoboka yuko ngo atari ngo yarabyawe na Isayi, ngo nubwo Imana yamutoranyije, ngo oya n'ibindi byinshi bakagerekaho ibintu nk'ibyo. Oya, Dawidi uyu nguyu yihannye muri ino zaburi, agaragaza noneho kwihana gutandukanye na zaburi ya 32 na kangahe na 2. Kuko hano ho agaragaza gukuraho ibyaha, ngo ukureho, nkuraho urubanza. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi. Ni umurongo wa 3 ni guso handitse ngo usibanganye ibicumuro byanjye. Iyo haje gusibanganya ni ukuvuga ngo nugukuraho. Abahanga bajya bavuga ngo iki kintu Dawidi yakoze ngo kigaragaza yuko ngo Dawidi ngo yarahishuriwe kwihana, ngo yihanira muri Isezerano Rishya. Naho ngo muri 32 iyi zaburi ya 32 ngo Dawidi yihaniye mu Isezerano rya kera, kubera ko mu Isezerano rya kera ibyaha ntabwo byakurwagaho, ahubwo byaratwikirwaga. Hanyuma mu Isezerano Rishya ibyaha yo wihanye, ibyaha bivaho bigasibangana. Icyo nacyo ni cyigisho cyo kumenya. Imana ishimwe cyane. Niki dukwiriye kwiga ahangaha? Niki dukwiriye gusobanukira? Mu misengere yacu tuzabona agace ko hirya katwigisha gusenga gufite kwizera, ko kwizera ari imwe mu ntambwe twagombye kujyana no gusenga, ariko ntiturahagera. Igice cya 2 cya 3 ni agace twita intercession, tuvuye kuri confession cyo kwihana. Agace twita intercession ni agace buri muntu wese nahugurira kugira ngo ajye agashyiramo cyangwa se agire ubwenge najya hagera. Agace ka intercession ubwo ngezaho twari tugeze ubushize. Intercession bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba uri gusenga amasengesho yawe, banza utekereze mu mutima yuko utagombye gusenga wigarukaho cyane gusa, ukubwira Imana ngo ukunde kwigarukaho cyane, ahubwo umenye yuko mu misengere yawe ukwiriye kuzamura bene so, ukwiriye kuzamura rubanda nyamwinshi, ukwiriye kuzamura abaturanyi, ukwiriye kuzamura mu masengesho yawe, ukabasha kubemurikira Uwiteka Imana bagenzi bawe. Ntabwo ari gusenga ngo ujye wigarukaho gusa, oya. Icyo ngiki Imana igiha agaciro iyo uri mu misengere yawe, uri kumenya yuko ukwiriye gusenga ukajya uterurana bagenzi bawe. Wagombye kubisobanukirwa cyane. Turasoma nanone muri iyi zaburi, muri zaburi 122. Reka duse n'abahinjira kugira ngo turebe urugero rufatika. Ndibanda kuri zaburi cyane kuko hari abantu bagiye batubera intwari. Zaburi 122 niyo twahera kuri 6 cyangwa se ku murongo wa 5 na 6. Handitse ngo nimusabire Yerusalemu amahoro. Ku murongo wa 6, abagukunda bagubwe neza. Urumva ko hajemo n'abandi. Arasenze ariko aravuze ngo niyo ruguze arasenze ariko wongeramo ngo nimusabire Yerusalemu amahoro, ngo abagukunda bagubwe neza, amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube ku nyumba zawe, kubwa bene data n'abagenzi banjye. None ndavuga nti amahoro abe muri wowe. Mana ishimwe cyane. Kubwa bene data n'abagenzi banjye. Ni ibiteye agahinda twavuzeho kandi tutazabura kuvuga, kuko twarabwiye ngo kirazira kikaziririza kuba wafata amasengesho y'imisi myinshi, ugafata amasengesho y'icyumweru, ay'imisi 4 cyangwa se ay'imisi 5, ay'imisi 2 cyangwa ay'imisi 3, ariko ngo aho kugira ngo usengere uwo wita ko ari umwanzi wawe, abanzi bariho pe turabyemera, kugira ngo umusengere abe yahinduka, ahubwo wowe ukajyana ikibuye kiremereye mu butayu ukakizamukana umusozi ngo ugiye guhirika mugenzi wawe.
ntabwo ayo masengesho agira icyo yakubakamo, ntabwo ayo masengesho agira icyo yakuremamo, ntabwo ayo masengesho ari ay'umugisha. Ayo masengesho n'amasengesho apfuye, n'amasengesho apfuye. Bamwe bajya mu mashyamba ngo bagiye guhambira abandi, abandi bakajya mu butayu ngo bagiye kuzirika ngo barozi. Oya, ntabwo ariko Imana ishaka, kandi ndaguhuguye, ntabwo ariko Imana ishaka. Unyumve mwene data mushiki wanjye, ntabwo ariko Imana ikuyobora, ntabwo ikuyobora gutyo. Imana ni urukundo, abanzi bariho baturuka ku mubi, cyabikoze Imana ishobora kukubwira yuko ibakuyeho kandi kubihagaritse imigambi yabo ikabasha kuyiburizamo, ariko ntabwo twe dushinzwe kujya kumanika abantu, ntabwo dushinzwe kujya kubazirika, ntabwo dushinzwe kujya kubahirika. Icyo ni ikintu dukwiriye kwitondera mu misengere yacu. Ahubwo aka gace nakubwiye mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo ubashe kukumva kurushaho. Intercession ni uko mu misengere yawe ukwiriye kugira gute, uko uzamura bagenzi bawe, niyo baba ari abanzi bawe, niyo baba ari abagome bawe, niyo baba barakugiriye nabi, niyo baba barakwiciye, ikwiriye ni ukubazamura imbere y'Uwiteka Imana, kandi udafite umujinya, udafite umunkanyari, ahubwo ukabamurikira Imana ngo uti Imana ubarebe bariya. Icyo nabasabira ni ukugira gute, ni uko bakizwa bagahinduka, bagahindukira. Imana ibafashe kandi bagirire neza. Gusa kimwe cyo mu gice kizakurikira tuzabonamo ibindi bice, cyangwa se ikindi gice gisa n'icya 5, kuko urumva twaba tugeze ku gice cya 4. Hanyuma isengesho noneho nkaza kugusobanurira nti isengesho ibice 5 birigize nibi, ariko biza muri bya bice 3 twize, cyangwa se twagiye twiga iwacu mu materaniro, cyangwa se mu matorero iwacu, arimo gushima, arimo kwihana, ndetse no kuzana ibyifuzo imbere y'Uwiteka Imana yawe, aricyo twita nk'igice cya nyuma. Imana ibafashe kandi bagirire neza, tuzakomeza ubutaha. Yari Pascal dushima Imana, kandi ndi inshuti yanyu. Yesu akomeze kuduhana umugisha. Murakoze.